ishije makoberi hisize nimba yabiryaho karibu mabuje na boss kumeza wapije n'ibintu ubumbwira ntabwo mba byumva kabisa n'ibiryo byanyu ni mubyerere kuno kureba iwanyu nkaba mbona wigendera cyane ubwo nyiva muri banki suzi ko nari nakubwiye ko ndi bwajya muri banki ngakuzanira bya bintu nese byagenze bite shamvuye nsanga na connection zabuze ko cyariho miliyoni beke yes Andi ndakuzi wesha waba na komisiyoneri ku munsi 5, 10, 20 ibihumbi 200 wambye byaba bimfashije kugenda yo kunaba ariko rafiki yangu Bosco sherere ibituma nkukunda ni byinshi ni byinshi taye française kundo rwacu rumeze nk'urwa Romeo na Juliette nese ko mbamba nagira ngo nese sibyo byo amazi toilette izo hanze izo mu nzu amanegisi andi mafaranga y'ubutaha ntayo nzaho rankunda se koko no bagiyome ntuze kuntegereza nagiye rero naho gutaha ngo iki akonje ila kampani yawe wirwamo ubona bigenda nisaba ubona inyungu zose ziboneka utazibonaho wenda tuvuge 50%. Ibyo byose ubona dukora hano no kubera iriya kampani y'ubudozi niyo ya mbere muri iyi season muri hano muri iyi quartier dutuyemo yonyine ifite umumaro. Reba nk'ubu ejo twabonye amasoko yo kudodera abana bari mu mashuri biki ariko ubu ngubu byatuviriyemo noneho ko twabonye ko ari mu musaruro kongeza abantu 5% ku mushahara bahembwaga. Yes, bivuga ngo rero urumva ko harimo akantu kandi nawe uzabibona mu minsi iri imbere. Asiranze twari kuyibona. akubwo ndumva biragenda nari nzi ko wenda byaba birimo ukuntu bigenda bigura intege twatwahindura kandi ka business akubwo birimo kugenda sawa business wayivugaho nyuma ariko uyu munsi none ngende kuri biriya nawe uri ku kazi kawe sinzi uko bimeze kazi kamisa takibazo ahubwo ndetse ko ati wambaye ikote kandi bwagutse nako tumambaye ikote ryagiye ariko ubundi uhora ungenga uri imana yanjye ariko ruga ko nakubwiye ko ibintu byo guhora ungenzura ubundi bite byawe nakubwiye ko ibintu byose ari byanjye nawe ari imyenda ari wowe najya nkwibutse ngo byose bifite uburenganzira ushaka guhora ungenzura uyu munsi wa nawe najya nkwibutse ngo utangire ugabanya akarenge kuko umaze kongera ubwo rero nimba wumva udashaka ko nzajya nkugenzura ubushake n'undi muntu uzajya gufura ko ntabwo nzajya mfura ibintu igice none si gusiga ikote ku kazi no kuvuga ngo kwiri kugenda hari rwose sinsobanura ko ari telefone tangira ugabanya akarenge kawe ibyo makuru mazima ariko tangira wumve tangira ugabanye akarenge kuri njye karenge kandi se kandi ugiye kubibona mu minsi mike nutagabanya ako karenge nzakurinda umuramo unage abandi bose bati ariko urambona ndakubona nanjye mbona byose birakaze uzambona nanjye mbona byose birakaze ugira ngo nutitonda uyu munsi wa none tugiye gutangira ahubwo rero turaje reka nkureka negere no kwikarabira
nakubonye ikote ukiri mugenzaho ikote nyine uraryambara se niyo nubwo ntaryambara nari nakubaza igitenge cyawe wajyanye cyangwa iki ubifite uburenganzira bwo kutabibaza nicyo kibazo ufite nyine ikibazo ni mu mutwe ntabwo ari mu mutwe ikibazo ni wowe kuki ukora ibyo ngibyo ibyo ukora ntagira ngo ahubwo no kuba utanambaza ngo iyi uzi ko ufite n'uburenganzira bwo kumbaza ikariso ubwo rero uzatahe n'ahandi we wambaye urebe wabona nayo uzayimbaza none mu byo twasezeranye nayo irimo wasezeranye ngiye kujya unyambarira ibyanjye simvuze kubyambara nasezeranye kugukontorora ukankontorora ko rero nimba wibagiwe amasezerano twasezeranye aho wibagirwa vuba iswa nigire kwiyongera ntawe anyo nutagenda gake ahubwo uzagwa uriya mugore niba adashobora kuba azi ko ndi umugabo bagiye kumbona hanyuma uriya wigize mashinari mimi nawe agiye kumbona uvuye umunsi abona neza abantu sekibi gusa iriya sekibi uyu munsi nayo uyu munsi ndayiteza abantu buri munsi umugore wanjye ako se musaza kuki buri gihe cyose uba ushaka kunsaba amafaranga buri kanya ubona amafaranga yo ko yafata reba nk'ubu hari umuntu nigoye ampa amafaranga rwose dore ngaya sibyo nk'aya mafaranga ngiye kuyaguha nimara kuyaguha ugende ujye kwiga biriya bintu bya studio neza kugira ngo utazahomba hanyuma ibintu byose ujye ubikora ku murongo kandi ntukajye uhora unsaba amafaranga ya buri kanya dore amafaranga wayabona ntuzayapfusha ubusa cyane wenda ubutaha tuzareba ubundi buryo tuzashaka ukuntu tujya gushaka andi mafaranga yo kugira ngo noneho tubitangire neza fresh kugira ngo ku buryo uzazana inyungu nanjye ninjiza ayandi nkuye mu kazi dore baranyambariraga amafaranga ntakiboneka bika utwo ngutwo nye ariko ntuzayangiza garafure mva mubwire noneho nkoreye umuti nkoreye umuti pe ibyo mba nkubwira ntabwo aba ari byo ejo nzahita njya kwiga uzajya kwiga nyine hanyuma utazagira ikindi kibazo uhura nacyo cyo kwirirwa wicaye mu nzu twa dukobwa twawe ariko nawe amafaranga uhigavura mwigavura gute nangahe mba nayabonye rega nabashe gupfunda imitwe ahantu umuntu aba yatetse imitwe myinshi cyane kugira ngo abone amafaranga my friend biba bigoye kugira ngo umuntu abone amafaranga biba bigoye ejo nziga neza uziga neza nyine kugira ngo ubashe aho ubundi garafure nkoreye umuti kabisa reka njya kwitunganya ahubwo ejo nzatangira kwiga nta ukuntu bawinanura urayabonye ariko mu kanya nyakubajije ntiwayanyereka uratangiye wewe kama nimekukula peti na kuua kama nipigie simu ya wazazi kutoka kijijini sha. Sister wangu. Umeze bite se? Yabana, sinagukoreye umuti se. Urakoraho nka gitatu nyine nawe ugende wiyatse. Ahubwo nkubita Mary tuwe tuvugana. Mume namusoza namubwiye staff ukuntu zifasha nyine za zira ball. Muraho mama. Ya, ari narabuze umwanya wo kuvugisha nyine mba ndi muri office. Nawe urabizi nyine gukora akazi ka leta urabizi ko bigora.
yego sekirete mubwire uwo mupapa areke abakecuru n'abasaza bariho babanza. Nyine mba ndi kuvugana n'abantu ba mu kazi gusa nyine iriya miti rwose muyigure ugure niriza uyihereze gusa nyine mwihangane ni muyihe mwinshi
kanigenda yakundiriye mu mibare. Ntabwo mu mibare ni ukuvuga ngo ubutaha uzangabanyiriza. maze ubu numva kugiye kumubita nka veni ngahita abantu njya kuryoshyamo nkumva ni fresh. Sawa zo turi kumwe. Sawa ntabinye bro. Ni ibintu bisanzwe kuba ufite celebration ariko noneho bikaba by'umwihariko dufite n'inshuti twatumira muri ibyo birori. Wenda inshuti zawe watumiramo mama Ketia, si inshuti yawe? Watumiramo wenda mama Ketia akaduhagarara nko ku kigega cyangwa se akaba areba abantu batunganya icyo kurya n'icyo kunywa. Muri service watumiramo za nshuti zawe, hakiyongeramo na mubyara wanjye Angel. Sinshaka no kumva biriya abarajya hano muri ubu. Wiki? Umva, unanemeje ko yazi. Afate yahagarara. Ugiye kumarikisa. Ni wese mbitegure. Nse si igitekerezo nkuha ngwihabara. Urakoze kuko ucimpaye ndanacyumvise ariko icyo nshaka n'ibiri ahabara hano. Ubwo nyine reka n'ibindi twavugaga dushaka tubireke. Ubwo nyine byahagarara. Gusa ikintu kimbabaza ni kimwe nuko ushaka kwica ibirori byawe. Nta gutegereza, nta urumva, nta bindi bintu uri gutekereza. Ibirori ni ibyanjye ntabwo ari bya Angel. Ngavuga ibindi rero nagutegura kuko ngewe mfite uburyo nabiteguyemo, mfite nawe n'ukuntu nawe ufite uko wabiteguye. Uzatumira inshuti zawe nanjye ntumira izanjye n'abandi ariko mu inshuti zawe mu inshuti zanjye. Reka ibyo tubyihorere we mbwira ibindi. Iteka ryose ubundi iyo ngiye ukambwiramo n'abagore igihe uramvange. Ahubwo reka nkwibwirira ibindi byo warumbajije ibyo by'abagore kireke. Amahabara yawe nicyo nashaka mu rugo. Niko bimeze. Ntayo nkeneye. Ariko uzajya ufata mubyara w'umuntu. Utatuma mera nkuriwe n'inzuki. Icyo kintu kireke. Reka nkubwire ibindi bizajya muri party. Twashire mu banki. Ariko nuko bandi no kubyina rigatuka celebration nyine umbaswitira ibingi bidushatse twabire kubera iki tugakoresha wenda nka offer zo mu nzu cyangwa se ni house party ntago ari bya birori by'abantu benshi cyane ntacyo bitwaye je nzaguteguza ureba ukuntu kada ariko mu byishimo byanjye nkeneyemo uwo ntavuze. Okay, ntacyo dukomeze ibindi hanyuma bwo zawe nawe tuzicarira dukeneye n'akantu tuzaterana hano tete si bizabera hanze se bishobora kuba hano cyangwa se bikaba no mu nzu sinzi tuzabivuga ariko nta kibazo. Okay, hanyuma ibindi tuzagenda tureba bitewe na budget dufite. Okay, reka ubwo ngubwo nzakubwira ukuntu nanjye mbitegura, hari n'utundi surprise tuzagenda tubaho. Ariko sibyo yanzu biti. Inzu nari ngishaka location neza ahantu. Mbese urabona iso banyereka ntabwo zijyanye nuko ngiye mbitekereza, ariko iminsi mike cyangwa amasaha make nshobora kubona isubizo. Gusa ariko ndashaka ko byanga bikunda twatangira icyo gitaramo cyangwa se iyo party twamaze kuyishyura. Kugira ngo bimwe tubikuranye. Nayo rega tukabitiramo n'akazi ko kuyitahira. Ndakubwiza ukuri. Yes. Reka rero wenda hanze bya bindi wari wabiteguye. Reka njye kureba nk'uko turaza kubiganiraho nijoro cyane. Ariko tujye kugushira isoni. Ari igihe uzinjiraho nkagira ubwoba. Ariko umunsi umwe rwose nzakubera akana keza. Merci. Aha, reba bya bintu noneho byabije nakubwiye. Reko twayikoze. Mwarangije kwitegura se? Hanyuma umbwire nawe nyine icyo ubona cy'ingenzi twaba twibagiwe. Njye ndabona byose biteguye neza. Ariko haraburamo icyo kunywa. Haraburamo agahiye. Ayiwe njye nubwo kananiye ariko ntabwo kabura kubera ko abantu mbabarira ugashyireho. Oya kagomba kujyamo. Twese ntabwo tunywa imitobe reka. Ayiwe reka nkashiraho. Umva gashyiraho rwose gashireho.
hanyuma areni erega nanjye ngomba guteraho utwatsi cyane ahubwo se dukeya utwatsi twinshi nyine reka ngende rero njye kubitegura yego ndebe ukuntu nateraho utwatsi oya nibyo ngaho haguruka ndebe ko wandenze urugo Oui. Nanjye gukima bino ngo mugushe. Subira mu turimo twawe reka nje. Nuko ye Norere Mutansuza agenze ute garukira aho ngaho n'icyo ushaka n'ubugiye mbona akarenge kawe kataruhuka muri uru rugo mubyara wawe mubyara unese ko ibyanyu ntabimenye ibyanyu narabimenyeze wanzeti ubwo muzi ngo ndi mu Kigali reka look at you makuru rero niyo mushaka gusenya ingo z'abandi mujyanye mwitwaje ngo muri babyara ngo muri bake ngo muri bake ngo muri bake ibyo nibyo maze guhaga muri uru rugo ndaguhaze muko aha urumva ngiye guturuka rwose muri uru rugo maze kubona isura yawe aha maze kubona akarenge kawe aha n'impumuro yawe sinshaka kutiranuka muri uru rugo rekera akamaro garukira nakumvisha ibyo uri kumbwira byose uri gutinyuma yahuye ndakubwiye ngo noneho ngukuriyagaho ukuntu uriya si mubyara wanjye ndabikubwiye ubyumve ubitege n'amatwi kandi do anytime wongeye nzaguswapinga I'm not joking me wowe Angel ndakwiyemye muri uru rugo ndakubwiye ngo ahubwo wowe nureba nabi urabusohokamo winjiremo atasiyo wipapa acha nuraka yakugenda wewe urabuvamo genda arenda uko mwigize amashirareza tuze buri kanya we aho nige mtoto wa Mswahili wewe unamchora Nyamirambo mimi yewa mazi Nyamirambo kanyambuke yomisha inyirigita wahetse kunyirigita kibugibugibu shemba mubwire hari ibintu nari nibagiwe kukubaza ya diri y'amafaranga wari wambwiye iri seriye cyangwa ntabwo iri seriye iri seriye sheri aha madiru rero umva se wa mubebe yagiye iwabo mu cyaro wowe ni mu cyaro se cyane ewe iwabo bavumbuye diyama ntabyo uzi wabwirwa n'iki mu cyaro iwabo bavumbuye diyama cyane ejo bundi azanyohereza senkani ibihumbi byose ndabishaka urashaka ngahe cyangwa uri kumbeshya azakoherereza menshi ukaba uri kunyishukishwa kugira ngo nzakwake makeya woya ugira femba y'amafaranga Ega muri iyi si ibintu byose ni amafaranga ahubwo mbwira azaza ryari azaza ryari oya azayohereza ntabwo azaza angahe se ni desa njyewe uri kumbeshya gute yaba yarabonye diyama akakohereza desi urashaka ngaho ariko miliyoni nzikari nka miliyoni 100 imwe cyane nyine napfa kuba mfasha ko ngaka urambeshya nayo mwana ahubwo sheri reka nkubwire gusa nyine
sinagusuye se noneho reka nta masaha dore ngereyeho grand frere wawe atazavunira mu ivi sibyo asigara frere ubundi wowe umutinya utanamuzi Nabirenze. kumva muvuga nabirenze nyine tu none se sheri ndatoye hagutya nyine ushaka gutaha gute ahise ugana na 5 uri bumpe da ushaka amafaranga ndashaka nyine sheri ntabwo nakubwiye ko amafaranga hari nkinda ku mutindi humura nzayaguha pe nyine yamenahe ushaka 5 iyi niyo nshaka basi nsoma yesu we sheri 5 muri aya mafaranga yose Watsa nyine ngahe? nyine ngaya menaye bara nayo turebe tembera nkaba ushaka ko nkwa menshi okay sawa sheri call me you tembera nje nanze kwishyura amazi nyine bari barayafunze hanyuma rero kidahaki urabizi ko ntagiye kuba kati ikintu ushaka cya mbere kiri ngombwa ngo ukeneyeho ni ukuzakubona simati ibyo ngibyo bindekere ejo bundi twaraguhenze kandi na ka kandi nakarengejeho ya prime yawe sinayishyizeho neza ndashaka kuzakubona wakarabye wambaye neza ikigeretse kuri ibyo ibigambo byawe ntabwo bikeneye mu bantu abahanzi bari abantu biyubashye ko habuze naye musingi nta mubu wowe ntabwo musabye ibya emusi ibyo ntabwo bikureba icyo ngusabye ni ukuzafasha abantu bari mu gikoni no kuba customer care kwakira abantu nyine ibyo ni impamvu zawe n'inyungu zawe ariko icyo ngusabye ngewe kiri ngombwa ni ukuzakubona usa neza apana bya bindi byawe unshinje igikoni ngo usome iki ukazana ikanya ibyo ndabyumva ntabwo utuma umwe ukazana harakurete usomye iki inshingano zanjye kubikora fresh ngaho voma kubarira sawa ako mugiye mwishyura amazi tishyuye amazi bate muzayakora mutanishyura amazi urugo ruzasenyukaho n'ibere Oh, shuwaje. Muhungu wanjye bimeze biteze tuburanyeho umva se wowe ngo aho ndi mu rugo tubyigeho mwana ngo aho ndi mu rugo nta ribi ndi home ngo aho ntabwo sawa ndagutegereje mu minota 5 ubu ngezeho ntabwo Sheri, amafaranga bimeze bite ko nta kintu mbimbwiraho? gusa amafaranga ntabwo ari ikibazo mwana sinakubwiye ko amafaranga ari nk'inda ku mutima Mbese nyine ko utambwira 15 nyine ndayashaka ese 15 ubundi ni igihe ese urabona kubwe ko hari utubazo mfite nshaka kuyakemuza shusho
ayo yose ni amafaranga ego kumana yanjye amafaranga ushaka ego kumana yanjye ayo yose nayanjye 15 ubwo nta n'igihumbi uri burenzeho basi cy'amazi 15,500 oya nakubwiye n'igihumbi ubwo nicyo ngukunde abakire muba muri hano none se bimeze bite ndabizi niyo kibazo ntabwo ari amafaranga hano arahari nagahije kwera ego kumana nkunda amafaranga uyatwara yose ntushaka yose yose tware really ego nicyo ngukundira kabure kane 16 nako nibyo twara nta kibazo harashize tu harashize nyine sheri hari n'andi nyine amafaranga nari nkeneye n'ibihumbi nyine nk'icumi sibyo ntarebye amafaranga se ko ntayakwima wowe ego nicyo ngukunze ubwo arababaye angahe arababaye ubwo ngubwo 25 25 sibyo ntabishe wowe amafaranga nta kibazo kabisa ego ndagukunda umva nzagukunda mbaza ngo iki forever arira ni amakuru ufite nsonde nta wundi mutipe nshobora gukunda hejuru yawe umva ndagukunda byasaze yego amafaranga nta kibazo kandi ndagukunda sibyo nta kibazo sheri amafaranga arahari ko mbona umeze nk'umuntu uri kwibaza ibintu bye nibaza ibiki ndi gutekereza uburyo urukundo rwacu rugiye gukomera ni byiza ese ushobora ko mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi aya ni ibibazo si ubizi se abirenga uzana inyungu nanjye ninjiza ayandi ntuye mu kazi dore baranyamburiraga amafaranga ntakiboneka bika utwo ngutwo nye ariko ntuzayangiza welcome baby welcome sura kukinani umugore wawe anyice ukuntu yanditse hano yaranutse ego yendaga no kuntura hano hasi bishoboka agira umuco se umeze utyo asubana n'umugore utazi umuco yaragututse uriya ureba ahubwo nta nubwo nzongera kwinjira mu buzima we yinjira bebe yinjira rwose injira uzi ko namwirukana ariko n'undi munsi ntazayikinisha injira mwapfuye iki koko oya ntibwire ibyo gupfa nawe kuko hano nta nubwo ari iwanjye ariko ujye unabimenye yego ndabyumva sibyo njya kukubaza ibintu bibiri gusa ndashaka ko ushakira inzu akaba ari yose ajya gusa kumubera mbongo ngiye we tuza iminsi mike ndakubwira igisubizo ibyo ngibyo byo kuzajya nirwa nzayansuzuguye andebera hasi akazamura neza ko wanze kujya mu nzu nta n'ubuhari wacha ibyo ni ibimureba nashaka bahari cyangwa bari ariko nari nanagukumbuye oya sheri ngomba gushaka inzu ntabwo ari ibyabuze ahubwo ikintu kigiye gukurikiraho natemera ko wowe ugomba kuba uri hano ararusohokamo okay uraje rero ukuntu tugiye kwatsa umuriro utigeze ubona nk'umwe wabaye mu ntambara y'Hiroshima kiri kukwereka oya na bintu byinshi tuvugana kubera ko uzaba nzishaka cyangwa twangane ndeba hano ngo iki cyangwa umbwire tubyibone ndabizi ibyo ntabwo wabikora oya nanga gasuzuguro bere wawe nsuzugure masona ubundi wari wagiye kugira ngo nsuzugurira ndetse ahubwo nzi n'igihe mwavuganiye njyewe naje hano nje kukureba ariko wari uzi ko ntakiri umuntu w'umusore ku buryo umuntu yaza yitwaraho uko ashaka
kubera njye mfite urugo nawe kandi ngiye kugushakira urwawe. Okay, nimba ufite urugo se wari waraje kugira ute kandi ufite kugushakira urwawe mu minsi nk'ibiri. Gira vuba rero. Ngiye kugukorera ikintu yewe nari naje nje kugira gute nje kukureba kubera ko mba ngukumbuye nawe ubundi nagukumbuye nta nubwo sinakirwa ninjira no muri kimwe. Oya shari no kuri nanjye nibyo nishimiye iyo nkubonye mba numva nishimiye mu mutima wanjye. Baba wishimye. Okay sheri reka nigendera ahubwo. Yego ko mara yanjye ahubwo umutima wanjye uracyagukumbuye. Nimba umwumbuye uzansanga aho undi. Oya I love you. Nyine nanjye ndagukunda ariko nishyano ariko rubwira niyongera none se Yasini shana hageze mani ikora imiti hakiri kare dore ubu ngubu mba ngira ngo ibintu bigende vuba DJ wanjye Sakwe kwambwiye yuko ebana vuba mu kanya gatoya tugomba kujya gukora. Ubwo rero ndumva wangezaho wa muzigo twavuganye n'umundi nkareba ko byacamo mwana. Shaka kabisa gira vuba ntembere kimwa. Meza bite niga? Shana hari bikimwa. Uguyemo se? Shana guyemo kabisa naguyemo.